Nongeye kubaha ikaze bene data, Yesu nashimwe cyane, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nongeye nanone gushima Imana ko yongeye kudunza umunsi, tukaba twabyutse turi bazima, tumeze neza. Izina ryayo rihabwe icyubahiro. Ndashima Imana kandi nanone aho tugejeje dukora, nkuko nawe babwiye ubushize, turiho turagana ku musozo w'isezerano rya kera. Dusigaje gusa ibitabo bibiri, tukaba turangije isezerano rya kera. Dusigaje igitabo cy'umuhanuzi Zekariya hamwe na Maraki, tukaba twirangije. Rero ndashima Imana cyane, ntabwo rwari urugendo rworoshye, rwari urugendo rukomeye, ariko ndashima Imana ko yampaye imbaraga, sincika intege, nkakomeza. Ndayishimira cyane. Rero tuzaba dusigaje, tuzanakomeza n'igitabo cy'isezerano rishya, naryo tuzarisoma turirangize. Nizere ko tuzakomezanya, kandi abo dufatanyije Imana ibamugisha, n'abandi muzaza nyuma namwe Imana ibamugisha. Nkuko mubizi, gahunda ni ugusoma tukamenya amagambo yanditse mu gitabo cy'ijambo ry'Imana. Ni byinshi tugenda tumenya, igihe ku giti cyanjye nkuko njya mbivuga, byinshi cyane 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 ngenda menya ntigeze nsoma mu buzima bwanjye bwose, kuva aho namenye Imana, cyangwa se kuva natangiye kujya gusenga. Ibice byinshi bwari ubwa mbere mbisoma. Rero byanafashije cyane, nagiye menya ibintu byinshi bitandukanye, ndabishima Imana. Reka rero dukomeze n'igitabo cy'umuhanuzi. Tugiye gutangira n'igitabo cy'umuhanuzi Zekariya. Igice cya mbere avuga ngo iyerekwa ry'amafarashi ane. Mu kwezi kwa munani mu mwaka wa kabiri wo ku ngoma ya Dariyo, ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Zekariya mwene Berekiya mwene Ido umuhanuzi riti: Uwiteka yarakariye ba sogokuruza banyu cyane, nicyo gituma uzababwira uti, Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, nimungarukire nanjye nzabagarukira, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Mwe gusa na ba sogokuruza banyu abahanuzi ba kera babwiraga baranguruye bati, Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, nimuhindukire muve mu ngeso zanyu mbi no mu byo mukora bibi, maze ntibumve kandi nanjye ntibantege amatwi, niko Uwiteka avuga. Ba sogokuruza banyu bari he? Mbese abahanuzi bahoraho iteka? Amagambo yanjye n'amategeko yanjye nategetse abagaragu banjye b'abahanuzi, aho ntibyasohoye kuri ba sogokuruza? Hanyuma bisubiyemo baravuga bati, Uwiteka Nyiringabo yagambiriye kuzatwitura ibihwanye n'ingeso zacu n'ibyo twakoze, none niko yadukoreye. Ku munsi wa 24 mu kwezi kwa 11, ariko kwezi kwitwa Shebati, mu mwaka wa kabiri wo ku ngoma ya Dariyo, ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Zekariya mwene Berekiya mwene Ido umuhanuzi riti: Nijoro nagiye kubona, mbona umuntu uhetswe n'ifarashi y'igaju, ahagaze hagati y'ibiti by'imihadasi byo mu kabande, kandi inyuma ye hari amafarashi y'amagaju n'ay'ubugondo n'ay'imyeru. Maze ndabaza nti, ibi ni ibiki nyagasani? Marayika twavuganaga arasubiza ati, ndabikubwira. Umuntu wari uhagaze hagati y'imihadasi aravuga ati, abo nabo Uwiteka yatumye kugenda isi. Basubiza marayika w'Uwiteka wari uhagaze hagati y'imihadasi bati, twagenze isi yose, kandi dore isi yose iratuje ifite ihumure. Marayika w'Uwiteka arabasubiza ati, Uwiteka Nyiringabo, uzageza ryari utababarira Yerusalemu n'imidugudu y'Ubuyuda, kandi umaze imyaka 70 ubarakariye? Uwiteka asubiza marayika twavuganaga amagambo meza amara umubabaro. Marayika twavuganaga arambwira ati, rangurura uvuge cyane uti, Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, fuhiye Yerusalemu n'i Siyoni ifuhe ryinshi, kandi ndakariye amahanga yiraye uburakari bwinshi, kuko narakariye Abisiraheli buhoro, ariko bo babagiriye nabi birenze urugero. Nicyo gituma Uwiteka avuga ati, ngarukiye Yerusalemu mpafite imbabazi, inzu yanjye izahubakwa, niko Uwiteka Nyiringabo avuga, Yerusalemu hazagereshwa umugozi. Ongera urangurure uvuga uti, Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, muzabona imidugudu yanjye yongeye kuzura ibyiza bisaguke. Uwiteka azongera kumara Siyoni umubabaro, kandi azongera guhitamo Yerusalemu. Amen. Igice cya kabiri avuga ngo amahembe ane n'abacuzi bane. Maze nubura amaso, ngiye kubona mbona amahembe ane. Mbaza marayika twavuganaga nti, biriya ni ibiki? Aransubiza ati, biriya niyo mahembe yatatanije Abayuda n'Abisiraheli n'ab'i Yerusalemu. Uwiteka anyereka abacuzi bane. Ndamubaza nti, bariya bazanywe n'iki? Aransubiza ati, uzi ko aya mahembe ariyo yatatanije Abayuda, ntihagira uwegura umutwe. None rero bariya bazanywe no kwirukana no gukubita hasi amahembe y'amahanga
yajyaga ahagurukirizwa gutera igihugu cy'abayuda akabatatanya. Amen. Umurongo wa 5 ku gice cya 2 ngo marayika atumwa kugera i Yerusalemu. Nuko nubura amaso ngiye kubona mbona umuntu ufite umugozi mu ntoki wo kugera. Ndamubaza nti urajya he? Ati ndajya kugera i Yerusalemu ngo ndebe ubugari n'uburebure bwaho uko bureshya. Maze marayika twavuganaga arasohoka, marayika wundi aza kumusanganira aramubwira ati nyarukubwira uwo musore uti i Yerusalemu hazaturwa hamere nk'imidugudu itagira inkike, kuko abantu n'amatungo bizahaba byinshi. Nijye uzababera inkike y'umuriro ihakikije, kandi nijye uzahabera icyubahiro imbere muri ho, ni Uwiteka avuga. Ngaho nimuhunge muve mu gihugu cy'ikasikazi, ni Uwiteka avuga. Uko ibirere ari 4 nibyo mbatatanirijemo, ni Uwiteka avuga. Yewe Siyoni wicaranye n'umukobwa we Babuloni, iruka ucike, kuko Uwiteka Nyiringabo avuze ngo yantumye kumuhesha icyubahiro mu mahanga y'abanyangaga, kuko ubakoraho abakoze ku mboni y'ijisho rye. Dore nzayabanguriraho ukuboko kwanjye, kandi ayo mahanga azaba umunyago w'abayakoreraga. Ubwo muzamenya ko Uwiteka Nyiringabo ari we wantumye. Ndirimba unezerwa mukobwa w'i Siyoni we, dore nanjye ndaje nguturemo imbere, ni Uwiteka avuga. Uwo munsi amahanga menshi azahakwa ku Uwiteka, baba abantu banjye, nanjye nzatura muri wowe imbere, nawe uzamenya ko Uwiteka Nyiringabo yakuntumyeho. Maze Uwiteka azagarura i Buyuda habe umugabane we wo mu gihugu cyera, kandi azongera gutoranya i Yerusalemu. Bantu mwese nimucecekere imbere y'Uwiteka, kuko abadutse mu buturo bwe bwera. Amen. Igice cya 3 haraga ngo Yosuwa umutambyi mukuru akizwa ibyaha bye. Maze anyereka Yosuwa umutambyi mukuru ahagaze imbere ya marayika w'Uwiteka, na Satani ahagaze iburyo bwe ngo amurege. Uwiteka abwira Satani ati Uwiteka aguhane, yewe Satani, niko Uwiteka watoranyije Yerusalemu aguhane. Mbese uwo si umushimu ukuwe mu muriro? Kandi Yosuwa yari yambaye imyenda y'ibizinga ahagaze imbere ya marayika. Marayika abwira abari bamuri imbere ati nimumwambure iyo myenda y'ibizinga. Maze abwira Yosuwa ati ngukuyeho gukiranirwa kwawe, kandi ndakwambika imyambaro myiza cyane. Ndategeka nti nimumwambike igitambaro kiza mu mutwe. Nuko bamwambika igitambaro kiza mu mutwe, bamwambika n'imyenda. Marayika w'Uwiteka yari ahagaze aho. Marayika w'Uwiteka ahamiriza Yosuwa cyane ati Uwiteka Nyiringabo aravuze ati nuko nugendera mu nzira zanjye, kandi ukitondera ibyo nagutegetse, nawe uzacira inzu yanjye imanza, n'ibikari byanjye uzabirinda. Nanjye nzagushyira mu byegera muri aba bahagaze aha. Umva yewe Yosuwa umutambyi mukuru, wowe na bagenzi bawe bahora imbere yawe, kuko abo ari abantu b'ikimenyetso. Dore nzazana umugaragu wanjye Shami uzumbura, dore ibuye nshinze imbere ya Yosuwa. Ku ibuye rimwe hari amaso 7, nzarikebaho amabara, ni Uwiteka Nyiringabo avuga, kandi gukiranirwa kw'icyo gihugu nzagukuraho umunsi umwe. Uwo munsi muzahamagarana, umuntu wese ahamagare mugenzi we, muce agashingwe munsi y'umuzabibu no munsi y'umutini, ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Igice cya 4 haga ngo Uwiteka akirisha umwuka we wera, Uwiteka akirisha umwuka we wera atari abanyamaboko. Marayika twavuganaga agarukaho ndi arankangura nk'uko umuntu akangurwa akava mu bitotsi, arambaza ati ubonye iki? Ndamusubiza nti ndarebye mbona igitereko cy'itabaza cy'izahabu cyose, kandi mbonye n'urwabya rwacyo ruteretse hejuru yacyo, mbona n'amatabaza 7 yo kuri cyo, kandi ayo matabaza ari hejuru yacyo yose, itabaza ryose ryari rifite imiheha 7, kandi impande zombi hari imyera 2, umwe wari iburyo bw'urwabya, undi wari ibumoso bwarwo. Ndongera mbaza marayika twavuganaga nti ibyo bisobanurwa bite Nyagasani? Marayika twavuganaga arambaza ati ibyo ntuzi uko bisobanurwa? Ndamusubiza nti oya Nyagasani. Aransubiza ati ijambo Uwiteka atumye kuri Zerubabeli ngiri ati si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Wa musozi munini we wiyita iki? Imbere ya Zerubabeli uzaba ikibaya. Azazana n'ibuye risumba ayandi, barangurure bati nirihabwe umugisha, nirihabwe umugisha. Amen. Amen. Ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti amaboko ya Zerubabeli niyo yanshyizeho urufatiro
niyo yashyizeho urufatiro rw'iyi nzu, kandi amaboko ye niyo azayuzuza, maze muzamenye ko Uwiteka Nyiringabo ari we wabantumyeho. Mbese hari uwahinyura imishinga? Kandi bazanezerwa babonye Timazi mu ntoki za Zerubabeli, kandi ibyo birindwi nibyo maso y'Uwiteka acuragana mu isi yose. Ndongera ndamubaza nti, iriya myelayo uko ari ibiri, umwe uri iburyo bw'igitereko cy'amatabaza, undi ukaba ibumoso bwacyo, isobanurwa ite? Nongera kumubaza ubwa kabiri nti, ariya mashami y'imyelayo abiri ari impande zombi z'imibirikira y'izahabu uko ari ibiri, akikamuramo amavuta asa n'izahabu, asobanurwa ate? Arambaza ati, ariya ntuzi ko uko asobanurwa? Ndamusubiza nti, oya nyagasani. Arambwira ati, ariya mashami ni ba bantu babiri bejeshejwe amavuta, bahora bahagaze imbere y'umwami w'isi yose. Igice cya 5 haraga ngo iyerekwa ry'umuzingo w'igitabo uguruka. Nuko nongera kubura amaso, ngiye kubona mbona umuzingo w'igitabo uguruka. Arambaza ati, ubonye iki? Ndamusubiza nti, mbonye umuzingo w'igitabo uguruka, uburebure bwawo ni mikono 20 n'ubugari bwawo ni mikono 10. Arambwira ati, uwo ni umuvumo woherejwe gukwira isi yose. Ku ruhande rumwe uhamya yuko uwiba wese azakurwaho, ku rundi uhamya yuko urahira ibinyoma wese azakurwaho. Uwo muvumo nzawohereza, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga, winjire mu nzu y'umujura no mu nzu y'urahira izina ryanjye ibinyoma. Uzaba mu mazu yabo imbere, uyatwikane n'ibiti n'amabuye byayo. Maze marayika twavuganaga arasohoka arambwira ati, noneho ubura amaso urebe kiriya gisohotse uko kimeze. Ndabaza nti, kiriya ni iki? Aransubiza ati, kiriya ni indengo isohotse, kandi ati, mu gihugu cyose uko niko basa. Kandi dore umutemeri w'ibati upfunduwe, mbona umugore wicaye imbere mu ndengo. Ati, uyu ni we bugome. Maze amujugunya mu ndengo imbere, akubitaho uwo mutemeri w'ibati uremereye ku musozo wayo. Nuko nubura amaso, ngiye kubona mbona abagore babiri basohotse bafite umuyaga mu mababa yabo, kandi bari bafite amababa nk'ay'igishondabagabo, bateruye iyo ndengo bayitwarira mu kirere. Mbaza marayika twavuganaga nti, iriya ndengo barayijyana he? Aransubiza ati, bagiye kubakira uwo mugore inzu mu gihugu cy'Ishinari, niyuzura azashyirwa ukwe muri icyo gihugu. Igice cya 6 haraga ngo iyerekwa ry'amagare 4 y'intambara n'irya Shami. Ndongera nubura amaso, ngiye kubona mbona amagare 4 aturuka hagati y'imisozi ibiri, kandi iyo misozi yari imiringa. Ku igare rya mbere hari amafarashi y'amagaju, ku rya kabiri hari amafarashi y'imikara, ku igare rya gatatu hari amafarashi y'imyeru, no ku rya kane hari ay'ibigina y'amabara y'ibitanga. Maze mbaza marayika twavuganaga nti, biriya bisobanurwa bite nyagasani? Marayika aransubiza ati, biriya ni imiyaga 4 yo mu ijuru, ivuye guhagarara imbere y'umwami nyir'isi yose. Ririya gare rikururwa n'amafarashi y'imikara rirajya mu gihugu cy'ikasikazi, ay'imyeru yaje ayakurikiye, n'ay'amabara y'ibitanga arajya mu gihugu cy'ikusi. Ay'amagaju asohotse ashaka kugenda isi yose ayicuraganamo, aravuga ati, nimusohoke mugende isi yose muyicuraganemo. Nuko agenda isi yose ayicuranagamo, maze arampamagara arambwira ati, ariya ajya mu gihugu cy'ikasikazi, yuruye umwuka wanjye w'uburakari nari narakariye igihugu cy'ikasikazi. Ijambo ry'Uwiteka rinzaho rivuga riti, akira amaturo y'abo banyagano, Herudayi na Tobiya na Yedaya, kandi uwo munsi uzajya kwa Yosiya mwene Zefaniya, niho bazaba bari bavuye i Babuloni. Bazaguha ifeza n'izahabu urema amakamba, uyambike Yosuwa mwene Yosadaki umutambyi mukuru. Umubwire uti, Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, dore umuntu witwa Shami uzumbura azamera ahantu he, kandi niwe uzubaka urusengero rw'Uwiteka. Ni koko niwe uzubaka urusengero rw'Uwiteka, azagira icyubahiro, azicara ku ntebe y'ubwami ategeke, kandi azaba umutambyi ku ntebe ye. Bombi bazahuza inama zizana amahoro. Ayo makamba azaba aya Heremu na Tobiya na Yedaya na Heni mwene Zefaniya. Azaba urwibutso mu rusengero rw'Uwiteka. Kandi abazaba bari kure bazaza bubake mu rusengero rw'Uwiteka, maze muzamenye uko Uwiteka Nyiringabo ari we wabantumyeho. Ibyo bizasohora nimugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yanyu. Amen. Igice cya 7 haraga ngo ahinyura kwiriza ubusa kwabo k'uburyarya.
mu mwaka wa 4 wo ku ngoma ya Dariyo, ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Zekariya ku munsi wa 4 w'ukwezi kwa 9 kwitwa Kisilevu. Ubwo ab'i Beteli bari batumye Shareseri na Regemumeleki n'abagaragu babo ngo baze gusaba Uwiteka umugisha. Bari baje no kuvugana n'abatambyi bo mu nzu y'Uwiteka Nyiringabo n'abahanuzi bati, mbese nkomeze njye ndira mu kwezi kwa 5 nitandukanye nk'uko nabigenzaga muri iyo myaka yose uko ingana? Nuko ijambo ry'Uwiteka Nyiringabo rinzaho rivuga riti, bwira abantu bo mu gihugu bose n'abatambyi uti, ubwo mwajyaga mwiriza ubusa mukarira mu kwezi kwa 5 n'ukwa 7 muri iyo myaka uko ari 70, ubwo ni jyewe mwiririzaga ubusa? Kandi iyo murya cyangwa iyo munywa, simwe mwirira ubwanyu kandi mukinywera? Mbese ibyo si byo Uwiteka yavugiye mu bahanuzi ba kera, ubwo i Yerusalemu hari hagituwe hakiri amahoro, n'imidugudu yaho ihakikije n'iy'ikusi n'iyo mu bibaya ubwo yari ikirimo abantu? Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Zekariya rivuga riti, Uwiteka Nyiringabo yaravuze ati, nimuce imanza zitabera, kandi ati, umuntu wese agirire mugenzi we imbabazi n'impuhwe, kandi mwe kurenganya abapfakazi n'imfubyi n'abanyamahanga n'abatindi, ntimukagambanirane mu mitima yanyu. Ariko banga kumva, bantera umugongo, bakipfuka mu matwi ngo batumva, ndetse binangiye imitima imera nk'ubutare, ngo batumva amategeko n'amagambo Uwiteka Nyiringabo yatumishije umwuka wera, umwuka we ayavugira mu bahanuzi ba kera. Nicyo cyatumye uburakari bwinshi buturuka ku Uwiteka Nyiringabo. Maze kuko yaranguruye bakanga kumva, niko bizaba barangurura nanjye kumva, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ahubwo nzabatatanyisha serwakira bajye mu mahanga yose batigeze kumenya. Nuko bahavuye, igihugu gisigara ari umwirare, ntihagira ukunda kuhaca cyangwa kuhagaruka, kuko igihugu cy'igikundiro bari bagihinduye amatongo.